Nshuti zacu, nshuti zari n'ubuzima bwawe, tubashimiye ko mudukurikira. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni karibu. Uyu munsi twabateguriye imimaro 7 ya mukuru, ginseng, gita abantu benshi bamaze kumenya bitewe n'umumaro wacyo utangaje kandi uhagije. Gikora imimaro myinshi mu mubiri, ariko reka tuvuge imwe muri yo 7 yagaragajwe n'ikinyamakuru cyitwa healthline.com. Ikaze rero. Mukuru cyangwa ginseng yamenyekanye kuri iryo zina nyine bitewe n'igihugu ikomokamo, kandi imenyekana nka mukuru mu Rwanda. Benshi bashobora kwibaza ati se ni mukuru wande? Nanjye ntumbaze, ariko ugereranyije umumaro ifite mu mubiri ni mukuru nyine. Umumaro wa mbere rero dusoma muri iki kinyamakuru uragira uti irinda umugese no gusohora ibisigazwa by'imyanda biba byasigaye mu mubiri. Buriya umubiri w'umuntu uko ukoze, uko ugenda, uko ndi gukora, uko ndi kugenda, uko ndi kureba, uko nicaye, ko ntekereje, byose hari ibisigazwa bigenda bisigara byanga bikunda. Uko intungamubiri ziri gutembera n'ibindi, hagenda hasigara utuntu tw'utuvungukira, utwanda, cyangwa se bikanaboneka hanyuma y'ibyo bikorwa biri gukorwa mu mubiri. Rero ginseng ifite ubushobozi bwo gusohora imyanda mu mubiri kandi igasohoka ikagera hanze amahoro. Irinda ibyo bita umugese ndetse no kwangirika k'utunyangingo bitewe n'uko imyanda ishobora kuba yitekeye mu mubiri bya hato na hato. Icya kabiri, ifasha ubwonko gukora neza, may benefit brain function. Buriya mukuru yagaragaye ko ifite ubuhanga n'ubushobozi mu nyigo zagiye zikorerwaho mu bantu 30 bazima bakoreweho ubushakashatsi bagahabwa miligarama 200 za ginseng mu byumweru 4. Bagaragaje rwose icyo bita mental health, ubusabane bwariyongereye, imitekerereze iriyongera ndetse n'akanyamuneza, mood. Ubwo rero ngayo nguko abafite ikibazo nk'iki ngiki, ndetse yaba bazima yaba abarwayi, bategekewe cyangwa bakwiriye gukoresha mukuru kubera ko ifite ubuhanga kuri iyi ngingo. Ndetse muri aba 30 bakoreweho ubushakashatsi ngo hafashwemo bakeya bakajya bahabwa doze yisumbuyeho garama byibura 400, akaba ariho banywa ku munsi. Byongereye rwose kwifata, byabarinze umunaniro, byongereye cyane imibereho y'ubwonko n'ibindi. Ubwo rero mukuru urumva nyine rya zina ryayo irarikwiriye, ni mukuru nyine. Icya gatatu, yongera ubushobozi bwo gukora, ikabwongerera imyanya ndangagitsina, cyane cyane ku bagabo. Abagabo bafite icyo bita ED symptoms cyangwa byo bita erectile dysfunction, imyanya ndangagitsina idakora neza, aba bashobora kugana mukuru hanyuma ikabafasha, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko ku bayikoresheje ibyumweru bigera ku 8 byose bongeye gusubira uko bahoze mbere. Ngayo nguko rero icyatsi gikomeje kwitwa mukuru cyangwa ginseng mu ndimi z'amahanga zo muri Aziya. Reka tujye ku mumaro wa 4, izamura ubudahangarwa bw'umubiri. Buriya mukuru abayikoresheje kandi bakayikoresha bashaka kumenya ibyiza byayo, babonye neza ko itangaje, kuko abamaze kubagwa na kanseri hanyuma bakayikoresha by'igihe kirekire, abarwaragurikaga ibicurane
n'abafatwaga n'indwara za hato na hato bagiye bayikoresha, hanyuma umubiri wabo ukongera kuzamura ubudahangarwa bwo kujya urwanya indwara bitawugoye, hanyuma bagakiruka vuba izibafasha. Mukuru rero urumva ko ikomeje kwitwa mukuru. Ginseng kandi icya gatanu yagaragaje ko igira uruhare mu gukingira rwose kanseri zigiye zitandukanye, aho abarwayi bagaragaje umwaku mukeya wo kuba barwara kanseri zo ku minwa, mu kanwa, mu muhogo, mu gifu, mu mara, mu mwijima, mu bihaha, mu gihe cyose baba bakoresheje iki cyayi, ifu ya mukuru, cyangwa se bitewe n'uko ushaka kuyikoresha. Ishobora gukoreshwa ari icyayi cyangwa ugahekenya agati kacyo kariya wabonye ku ifoto, ushobora n'uburyo butandukanye wayikoreshamo. Mukuru rero urumva ko abayikoresheje cyane bagaragaje ibyago byo kuba barwara ziriya kanseri bikeya cyane ugereranyije n'abatarayikoresheje. Eka tujye ku kagingo ka gatandatu. Irwanya umunaniro, fight tiredness. Umunaniro ushobora guterwa n'ibintu byinshi kuko turi mu isi y'umunaniro, ariko mukuru cyangwa ginseng ifitemo ubushobozi kuko ifitemo amasukari meza atangiza, ndetse ifitemo n'ibindi binyabutabire bishobora kuzamura icyo bita energy level cyangwa urugero rw'imbaraga umuntu yari afite, hanyuma umunaniro ukagabanuka ndetse ukanashira. Tugana ku musozo, reka tujye ku kanyuma. Abarwayi ba diyabete namwe Imana yabashyiriye umuti muri mukuru, kuko aka karindwi ari nako kanyuma karavuga ngo could lower blood sugar. Nguvuga ngo mukuru, iki cyatsi bita ginseng, ifu yacyo cyangwa se uburyo amazi yacyo aho wagikoresheje gishobora kugabanya rwose ibyago byo kuba isukari yakubana nyinshi mu maraso. Urumva ko ari igisubizo rero, yaba abazima, yaba abatarwaye diyabete, yaba n'abayifite, twese ntacyo tutakorerwa na mukuru, yaba kukongera insulin production, kubera ko iyo umusemburo wa insuline ugabanutse niho umuntu ashobora kugira isukari, hanyuma isukari ikamuzahaza mu maraso, ariko iyo ufite uhagije isukari ihora ku rugero rwiza. Ubwo rero urumva ko muri mukuru ifite ubushobozi bwo guha umubiri ubudahangarwa, ukikorera wo ubwawo insuline, bityo abarwayi ba diyabete bakaba bafashijwe n'iyi fu y'igitangaza. Iyi fu rero ibasha kuboneka mu masoko agiye atandukanye mu Rwanda ndetse no ku isi, kandi ukurikije ibyo igenda ikorera benshi mu mubiri ntabwo ihenda. Umuntu wese ashishikarijwe, akwiye kuyimenyaho byibura agace runaka kugira ngo yongere ashakire abe ubuzima ndetse nawe ubwe. Imana yatugiriye neza, yagiye iduha byinshi, ngaho natwe tubishakisha umutima wose, kandi koko tuzabimenya, tuzanabibona, kuko biri aho umuntu abasha gukora ariko akabakabye. Bishatse kuvuga ngo ntibiri kure, Imana yabishyize iruhande rwacu. Amahoro y'Imana abane namwe, tubashimiye ko mudukurikira. Ibiganiro nakagaruka, Imana ikiturinze. Murakoze.